fata kuri ubwo burwayi uvuge ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Nitubwira abantu kwihana uzabona abantu babangamiwe, ariko nubabwira ko Imana isoje amasezerano ubone bose baragukunze, ubone bose baragusaba nimero. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Bakunzi barabohora TV, uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana rishobora kuguhindura rikagukura mu cyerekezo kibi rikakujyana mu cyerekezo cyiza. Turasoma muri Yesaya ibice byaho 50 umurongo waho wa 7. Hanyuma mbere yuko turiganiraho dusenga Imana. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, Uwiteka murengezi w'isi n'ijuru, byiringiro by'abakwizera, dusengeye imitima yose igiye kumva rino jambo, reka rigire icyo rihindura, reka bari bihebye, abari batentebutse basubizwemo imbaraga. Turagushimiye Mana kugiye kudushyigikira, kuko ibyo tuvuga ni ibyawe, mu izina rya Yesu no tubisabye twizeye, amen. Iri jambo rero bene data ndabanza kubiseguraho, maze igihe ntaboneka kuri televiziyo, ntavuga ubutumwa, ntaza hano. Ni impamvu zigiye zitandukanye zo muri iyi si n'imirimo myinshi, ariko uyu mwanya tugiye kuganira rino jambo. Ndizera yuko riri bubasubizemo imbaraga, ndizera yuko riri bubasubizemo ibyiringiro by'uko muzatabarwa. Nta kindi kintu turwana nacyo mu isi, turwana n'isi n'umubiri na Satani, ariko Umwami Yesu yaraduhumurije, yaravuze ngo nimuhumure kuko nanesheje isi. Ndagira ngo abumva rino jambo mumfashe kuzamurira Imana amaboko. Iyo tuvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru, tuba twabuze ukundi tuyivuga, tuba twabuze ikindi tuyiha, tukazamura amaboko guri. Icyubahiro cy'Imana kiba mu mutima, icyubahiro cy'Imana kiba mu byo tuvuga. Niba ugenda wubaha Imana urimo urayiha icyubahiro, ariko niba urimo ugenda ukora ibyaha urimo urayambura icyubahiro nubwo itacyamburwa, ariko ntabwo uri gukora iby'Imana yakuremeye. Reka dusome ijambo rero wumva uko rivuga. Riravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara, nico gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, kuko unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya duhagarare twembi? Umurezi wanjye ninde nanyegere? Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Mwumve ukuntu Yesaya yahanuraga. Yesaya rero ntiyagiraga ubwoba. Ibaze umuntu wahanuraga ngo kuko umwami Imana izantabara. Banza nawe utekereze iri jambo. Yari afite ibintu byinshi bimugose, yari afite ibibazo, yari afite ibigeragezo, yari afite abamurwanya benshi batemeraga ko ahanura ubutumwa bw'ukuri. Muri kino gihe uzasanga abantu bahanura ijambo ry'Imana ry'ukuri badakunzwe. Uzabibonera hehe? Nitubwira abantu kwihana uzabona abantu babangamiwe, ariko nubabwira ko Imana isoje amasezerano ubone bose baragukunze, ubone bose baragusaba nimero. Buriya hari yahishemo umugambi satanike, kuko ijambo riravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Yesaya yarahanuye ariko ahura n'amakuba menshi. Yahanuriraga ubwoko bw'Imana, abantu bamwe barabyemera, abandi ntibabyemera. Ubu hari n'igihe umuntu ashaka kuvuga ubutumwa bwiza, bamwe bakumva ijambo ry'ukuri bakaryizera, ariko abandi ntibaryizera, ariko kumva uko Imana ivugana nawe. Ndagira ngo nguhanurire, wowe uri mu gihugu cya kure, wowe uri mu Rwanda, wowe uri muri gereza, wowe uri mu bitaro, wowe uri mu rugo, wowe wabuze ibyiringiro, umva uko Imana ivugana nawe. Iri jambo ntabwo riri kubwirwa Abisirayeli, riri kubwirwa Abanyarwanda. Riravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, riri kubwirwa amahanga yose. Nico gituma ntamwara, nico gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kuko
umwami Imana izana ni ukuvuga ngo hari ibyakankojeje isoni, hari ibyakamwaje, hari ibyakankuye mu mwami, hari ibyakambujije gutegereza Yesu, ariko kuko nizeye ko Yesu azaza akabirangiza, kuko nizeye ko Imana izankiza, iri jambo rifata urigiri ryawe, wowe uryamye ku gisasiro aho ngaho, vuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Zamurira Imana amaboko, fata kuri ubwo burwayi uvuge ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Hari ibintu bikoze isoni bene data, uzitegereze iyo uri mubwiriza abantu wenda babanywa ibizoga nyinshi, babandi badashaka no kuzireka, iyo ubwiriza abasambanyi uba ubona usa naho wakabaye ashembwe, wakamwaye, ariko ntabwo ukwiriye kumwara, kubera ko umwami Imana azagutabara. Ndagira nkubwire ko Imana izagutabara. Wowe urwaye Imana izagukiza, wowe uri mu bigerageza Imana izabigukuramo, wowe utarakizwa izanagutabara, uve muri ibyo byaha, uve mu businzi, uve mu busambanyi. Ijambo ry'Imana ni ukuri kuzuye. Nakunze rino jambo, kuko umwami Imana azantabara. Haleluya! Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Yesaya aravuga ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Ndagira ngo abankurikiye nawe ahure uvuge ngo nanjye nzi yuko ntazakorwa n'isoni, kuko unsindishiriza ari hafi. Ndagira ngo nkumvishe ko umwami wawe ari hafi yawe, nubwo ingabo za Satani zikomeye, ngo nubwo tudafite umwami Yesu ngo zaduhindura, ariko abafite umwami Yesu bazakomera. Ndagira ngo mbatangarize ko umwami Imana aje kudutabara, umwami Imana aje kuturengera. Imana ibaha umugisha. Niba harimo abantu baciye mu bigeragezo bikomeye, nanjye ndimo. Hari igihe wisanga uwakakugiriye neza atari ukugiriye neza, ahubwo akakurwanya cyane. Reka mbaho urugero, ushobora nko kujya gusaba akazi ahantu, warangiza bakabona ko akazi wagatsindiye kuko watsinze ikizami, ariko kumva umuntu aravuze ngo aha, ngo nubwo agitsinze, ngo muramuzi kera, ariko ngo muramuzi ukuntu yari umuswa. Ibyo by'ubuswa burabizana ute? Ko umwami Imana ajya atabara. Erega ajya atabara n'abaswa. Yesu ashimwe cyane. Ajya atabara n'abanyabyaha babandi, abantu babona ko baciriweho iteka, babandi abantu bamaze kubona ko bitazemera. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yabatabara. Hari Imana yabahumuriza, hari Imana yabakuraho icyo gisuzuguriro, hari Imana yabakuraho izo soni, hari Imana yabaha akazi bene data, hari Imana yaguha n'ubugingo buhoraho, kuko nicyo gihenze. Yaravuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Imana ibampera umugisha bene data. Reka mbwire abantu batarizera umwami Yesu, kuko iri jambo ubundi ni ibyiringiro by'abakijijwe. Iyo wakijijwe ubundi Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo Imana yaguha imigisha yose, nubwo watunga, nubwo watunganirwa, ariko ukwiriye no gukizwa mwene data. Ukwiriye gukizwa mwene data, murumuna wanjye, mukuru wanjye, mama, mukecuru, muzehe, ukwiriye gukizwa. Ukwiriye kwiringira umwami Yesu. Hari igihe abantu bibaza batari ko cyabarokore baravuga ngo ukwiriye gukizwa. Niki dukizwa? Umutima wawe icyo ukubwira, ubareke ubwira Yesu ngo Yesu mbabarira, kuko umutima nturya ruswa. Umutima ntushobora kurya ruswa. Niba wibye, umutima urakubwira ngo wibye. Niba wangana, umutima urakubwira ngo urangana. Niba kandi ukijijwe, umutima urabikubwira. Wowe icyo umutima wawe ukubwira gikore. Niba ukubwira ngo va mu byaha, vayo. Niba wumva ijwi rikubwira ngo jya kwiba, wijyayo, kuko iryo ni rya Satani. Abantu bararindagiye rwose, Satani yabahumye amaso, ariko dufite Imana igitabara abayo. Iyo dusenze iratwumva. Reka nkubwire mwene data, nta kindi kintu kiza nakwifuriza usibye kwakira umwami Yesu, usibye kwakira amahoro Yesu atanga. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakebuke. Muri Zaburi 50 umurongo wa 3 haravuga ngo Imana izaza ye guceceka, ngo kandi imbere yayo umuriro uzakongora, ngo kandi ngo ishuheri y'umuyaga izayigota. Imana yikenyeje imbaraga, kandi imbaraga z'Imana nizabera, nukugira ngo itabara abera, nukugira ngo itabare abatuye isi. Hari igihe ugeragezwa n'uwo utakugerageje, ukabona mwene se arakugerageje, komera.
yenda ube nka Yesu uvuge ngo mva inyuma Satani. Yesu yabonye Petero arangije abango mva inyuma Satani. Mu by'ukuri si Petero wari Satani, ahubwo Satani yinjiye muri Petero. Satani ajya yinjira mu muntu akakubera ikigeragezo, akakugerageza pe, kandi ukajya ubona murasengana, ukajya ubona araririmba, ariko ukibaza ujya uvuga uti mva inyuma Satani. Jya utokesha mu mutima, wirukana imbaraga z'abadayimoni. Satani yaratsinzwe, Umwami Yesu yaranesheje, afite imbaraga zo gutabara abageragezwa bose. Imana ibaha umugisha. Reka mfata akanya mbwira abantu barwaye. Mu by'ukuri bakubwiye ko urwaye indwara ikomeye, bakubwira ko iyo ndwara itazakira. Ndagira ngo ngutangarize ko Yesu yayikiza. Ndagira ngo utangarize ko Yesu agukijije. Ese ubundi kuki mubura kwizera? Ubu umuntu ashaka kumva nk'iri jambo agakirite ngo Yesu arangije, aragukijije mu izina ryaye, kuko iri jambo ubwaryo ni ubuzima, ni ubuzima. Haleluya. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Abagisiyoni Imana ibakomereza amaboko, Imana ibambika imbaraga. Hari ibyakadukojeje isoni, hari ibyakatumwaje, hari ibyakadukuyemo ibyiringiro, ariko kuko Umwami Imana izadutabara, nicyo gituma tutamwara, nicyo gituma dukomera mu maso hakamera nk'urutare. Wikangwa n'abapagani bo mu rusengero, ukabona araririmba ariko n'umupagani wo mu rusengero. Satani aramukoresha, abapagani baragwiriye. None si ibyago byacu biva he ko tuba mu nzu y'Imana? Ariko wikangwa n'ibyo byose, igihe kizagera birangire, impanda y'Imana izavuga. Haleluya. Kandi Imana izajya igenda igucira n'akanzu. Mwene data, komera, shikama, ihangane, wicika intege, rwana intambara nziza. Umuririmbyi yaravuze ngo njya numva amajwi menshi anyinginga ngo numvira ayo moshya, cyangwa ngo iteka ngo nkuveho. Araririmba ngo ababisha baranyegereye, ngo bari imbere n'inyuma, ngo nyamara nkwisunze Kristo undinda ibicumuro. Ndagira ngo mbakangurire kwirinda ibicumuro. Muri ibyo bintu uri kunyuramo, irinde ibicumuro. Umwanzi w'Imana ni icyaha, naho ubundi Imana iragukunda, kandi Imana ntabwo yanga abanyabyaha, ahubwo ishaka ko bahindukira bagakizwa bakamenya ukuri. Yatubohoye, yadukuyeho iminyururu. Umuntu agashobora kubwiriza gutya, kera ntabwo byashobokaga. Ntabwo nashoboraga kuba nafata mikro, ariko kubera ko Umwami Imana yandengeye akantabara, niyo mpamvu nanjye shaka ko dusengana. Pfukama aho uri, dusenga Imana. Niba urwaye, fata ku burwayi bwawe, dusenga Imana, kuko ijambo ryavuze ngo unsindishiriza ari hafi, ngo ninde uzandega imbere y'Imana, ninde uzamburanya. Mwami Imana yacu, dusengeye bene data aho bapfukamye, aho bari, ari abari bonyine, ari abari ahandi hantu, ari abazakurikira iri jambo bari mu office, bari mu bigeragezo, barwanwa na ba bosi babo, bafite ibibazo mu by'ukuri bikomeye. Turasenze kugira ngo barwanirire mu izina rya Yesu, kandi uduhe imbaraga zo kunesha ibitugerageza, uduhe kunesha Mwami nk'uko wanesheje. Nubwo ababishari benshi barwanya iby'Imana, abanzi mu musaraba, ariko uzadutabara. Urakoze Mwami w'abami, cyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.